Ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ibyahishuwe igice cya 14 guhera ku murongo wa 6 ukageza ku murongo wa 12. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramye ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni we uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro, abaramye ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirweho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana, bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Haleluya! She